Haleluya. Imana ishimwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Gira ubuntu bwo kongera kugera hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mu gihe cyose maze ndi umukristo, hari abantu Imana yagiye impaho umugisha. Urugendo rw'ubukristo cyangwa se urugendo rw'ubuzima rwo rwose, umuntu aba akeneye abantu. Ko byagenda kose, n'Imana iyo kugiye kwizaguha ibintu cyangwa ikintu runaka, hari ibintu biba bizanyurwamo n'icyo kintu. Rero iyo impano mbona ikomeye umuntu yabona mu iyi si, mu rugendo rw'umukristo, ni ukubona umuntu w'umugisha ugukuza muri urwo rugendo. Rero Imana iramukoresha hakoreshejwe ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana rero ku bwa Pastor Joel, kuva twamenyana yambereye umugisha, kandi namwe ntekereza ko wabereye umugisha. Rero by'umwihariko kuri njye, ku bintu byinshi tuba tuziranyeho, ikiruta byose ni uko ari umuntu mbona uzi kubana n'abantu benshi bitandukanye, yaba abashumba bakuru, yaba abana, yaba abantu butarasobanukirwa ibintu, mukabana kandi bikazarangira uvuyemo umuntu mwiza utanga umusaruro mu bwami bw'Imana. Rero abantu nk'abo ntabwo baba ahantu hose, mureke tujye dushimira Imana. Iyo ubonye umuntu w'umugisha ujye ubishimira Imana. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 13, turasoma umurongo wa 11 tugeze ku wa 13. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 13, umurongo wa 11, uwa 12 n'uwa 13. Imana ishimwe. Twihute. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 13, umurongo wa 11, haravuga ngo, nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Amen.
Uyu munsi tugiye kwigana ijambo rireba cyane ku kugaragaza urukundo rw'Imana muri twebwe. Ibintu pastor yagiye atubwira cyane bigaragaza ishusho y'umukristo hano mu isi. Hari ikintu cyatumye dukizwa ntiduhite tujya mu ijuru, kuko biri tugaragariza ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Biravuze ngo umuntu agikizwa yagakwiye guhita ajya iwabo, akava hano mu isi nyine atita iwabo. Noneho ni ukubera iki tuguma hano kandi atari iwacu? Hari impamvu rero ituma umukristo akizwa akaguma hano mu isi. Iyo usoma isengesho rya Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana n'ubundi butumwa bwiza, aho agenda agaragaza isengesho ryo kudusengera, asengera n'intumwa, aravuga ngo data ngiye kuva mu isi, ngo ariko abangaba bagiye kuba bahari, ngo ubarindire muri iyi si. Rero hari igituma Kristo adusabira ngo turindirwe muri iyi si, ni ukugira ngo ishusho y'ubumana igaragare hano hantu mu iyi si. Haleluya. Rero niba ukiri hano mu isi uba ugomba kuba uw'umumaro koko nk'umuntu uri mu isi, kuko nitugera mu ijuru ntuzaba ugikeneye gukora ibindi bintu byinshi kandi wageza aho ugomba kuba uri nyine. Igihe dufite hano mu isi kiba kigomba gukoreshwa neza, abantu bakabona ishusho y'urukundo rw'Imana muri twebwe. Bibiliya ikavuga ngo maze ngo nabo bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira icyo bita urukundo icyo ari cyo. Mbese urukundo ni iki? Ugendeye ku ijambo ry'Imana, iyo usomye nk'uru rwandiko baba bari kutugaragariza uko umuntu akura, bakatugaragariza uburyo urukundo ari ikintu cy'ibanze cyane, ariko bakagereranya urukundo n'ibindi bintu bikomeye. Bakavuga ngo ibyiringiro, kwizera, ngo ariko ikiruta byose ngo ni urukundo. Mutekereze ko Bibiliya ivuga ngo umuntu ufite kwizera guto ngo ashobora kuba yabwira umusozi ngo nukurweho bigashoboka, ariko Bibiliya ikarangiza ivuze ngo nubwo uwo muntu umusozi yaba yawukuraho nk'uko kwizera, icyo kintu si cyo gifite imbaraga. Imisozi yakuweho, ibindi bintu by'ibyiringiro bikagumaho, igifite agaciro cyane ni urukundo. Shima Imana ko yabahaye itorero ryiza ririmo ikintu gikomeye cyitwa urukundo rw'Imana. Ngeze hano bwa mbere nyira hano muri rusengero, numvise umuntu abwiye ngo urakunzwe. Mara igihe kinini mbitekereza kuko igihe cyose nari ndi muri rusengero ndi kwibaza ngo urakunzwe. Urakunzwe ntabwo ari ijambo abantu benshi babwirwa mu iyi si ya hano hanze. Umuntu ashobora kubwira ngo urakunzwe, iryo jambo urakunzwe atari ryo ashaka kukubwira. Hari ikindi kintu yenda kugusaba, ariko kugira ubyumve neza akabanza kukubwira ngo ndagukunda. Yamara kukubwira ngo ndagukunda rero ngo icyari kizanye rero akabona kukikubwira. Ubwo ni urukundo ruherekejwe n'ikindi kintu umuntu ashaka kukubwira. Umuntu ashobora kukubwira ngo ndagukunda uri umukobwa agamije kukwereka ko ashaka kuzamurera, ariko icyo kintu cy'urugo nacyo kikwereka akaza kukubwira ngo ndagukunda, akaba icyo kintu ahera. Urwo ni urukundo rugamije kwishakira umugore. Hari ikindi kintu kiri aho ngaho inyuma. Hari ababimenye rero bakabihakana bati ntabwo ndabizi neza ko cyangwa ndabizi neza ko ikintu ugamije ari umugore n'umugore, rero ntabwo ngiye gukunda, akaba aramuhakanira, aba yayibonye kare. Hari urukundo mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Hari ikindi kintu kiba gikurikiye icyo kintu. Uba ugomba gukunda umubyeyi wawe kuko ubizi ko umubyeyi wawe akwitaho. Umaze gukunda rero birasaba ngo ushake undi muntu ukwita. Rero iyo umuntu ugeze mu nzu y'Imana, birateye agahinda kuba turi mu nzu y'urukundo kwa data w'urukundo, ariko kubona umuntu ntabwo akunzwe kandi ari ahantu hari urukundo rw'Imana. Kubona umuntu ntiyishimiye kuba ari mu bana b'Imana, ntiyishimiye kuba ari gukorera Imana. Kubera iki? Ibyo bintu byose ari gukora ntibiherekejwe n'urukundo. Hari ikindi kintu cyatumye abikora. Rero iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana akahaba nk'umuntu ukunzwe, aba afite umudendezo wo gukora ibintu byinshi. Muri Bibiliya bavugamo inkuru z'abana babiri, ngo umwe ngo yabaye umwana w'ikirara, bamuhereza ibintu bye aragenda, undi aguma mu rugo ariko ntiyamenya ko nubwo ari mu rugo ibintu byose biri muri urwo rugo ari ibye. Noneho umwana w'ikirara agarutse, Bibiliya iravuga ngo ise yarishimye cyane, ngo arabahaga, ngo bararya baranezerewe. Umwana wasigaye mu rugo aravuga ngo njyewe ko duhorana kutigeze nkorera ibi ngibi. Ise aracyanga arabwira se
urashaka umuntu bagira inka kandi n'inka afite zose ari izawe. Ikibazo yagize ntabwo yamenye ko ise amufitiye urukundo ku rugero yamuhereza n'ibyo atunze byose. Agirira ishyari umwana umwe wagarutse bakamubagira inka imwe kandi hari inka nyinshi z'uwo mwana. Umuntu uri mu rugo rero nk'umwana ukora ibintu byo mu rugo yumva ko n'ibyo mu rugo byose ari ibye, abakora nizeye. Bitandukanye n'umukozi uri gukora ku kwezi azi ngo ku kwezi nigushira nzahita ngenda bazanyirukana bizagenda ukundi. Mu nzu y'Imana tuba dukwiye kuhaba nk'ubu buzima bwo gukizwa tubizi ko turi mu rugo kwa Data, tutari abantu bari gushakisha igihe kizagera bakatwirukana. Turi kwa Data, mu rugo kwa Data dukunda twese. Urukundo ni iki? Bibiliya itwereka ko mu byanditswe, iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu gice cya 4 uhereye ku murongo wa 10, baravuga ngo iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri Bibiliya abantu benshi baravuga ngo Imana igira urukundo. Baba bashaka kuzana Imana mu isi yacu yuko natwe tugira urukundo bitewe na bya bintu turimo kuvuga hejuru. Ariko Imana ntabwo igira urukundo nk'ikintu runaka. Imana ubwayo ni urukundo, niko Bibiliya ivuga. Ugomba kumenya ko Imana ari urukundo nka kamere y'ikintu kigize Imana. Ibyo ngibyo kubimenya nk'umukristo bimaze iki? Hari igihe umuntu aba ari mu byago bimwe baza batubwira ukavuga ngo ubwo Imana yaranyanze kubera wazanye Imana nko mu bantu, ikintu kigaragaza ko umuntu agukunda yagutwereye mu bukwe, akunda kugusura, akuba hafi mu buzima bwa buri munsi. Noneho umuntu yagira ibyago n'ibihe bibabaje agatekereza ko Imana yamwanze, ukumva umuntu yihebye. Iyo umenya ko Imana ari urukundo birakubwira ngo igihe cyose waba wubatse inzu, waba uri gukodesha, waba uri mu bibazo, Imana ni urukundo kuri wowe iracyagukunda. Ntabwo ikigaragaza ko yagukunze cyane ari uko yaguhaye ibintu byose wari urimo gushaka. Icyo nicyo gisobanuro cyo kumenya ko Imana ari urukundo. Ni ukumenya ko buri gihe ihari ku bwawe, igukunda bidatewe n'ikintu wakoze, ahubwo igukunda kuko ari ko imeze y'ubwawe. Nicyo gitumye igukunda. Amen. Bibiliya akenshi umuntu ashobora kwibwira ko Imana imukunze cyane kubera yaretse ibyaha cyane. Ariko kuko kamere y'Imana ari urukundo, hari ikintu gikomeye biravuga ngo biratangaje ngo umuntu ashobora gupfira umunyangeso nziza, ngo ariko ngo Kristo we ngo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Birakwereka ko igihe cyose n'umunyabyaha Imana imukunda, ahubwo ikintu Imana ibigutumye ni ukumugaragariza ko Imana imukunda, ukabimubwira ko Imana imukunda. Rero Imana idukunda kuko yo ubwayo ariyo kamere yayo nk'urukundo. Dufite Data mwiza rero witwa Rukundo. Ushatse wakwita Imana Rukundo. Hari nawe bitangaje ko umuntu yitwa Rukundo ariko ukabona ntagira urukundo, bigasa naho bamwitiriye iryo zina. Ariko Imana kwitwa Rukundo ni uko hari n'ibintu bigaragaza ko Imana yatugaragarije urukundo rwayo. Biravuze ngo yatanze umwana wayo kudupfira nk'ikimenyetso kigaragaza urwo rukundo rwayo muri twebwe. Icya kabiri, mbese ko tumenye ko Imana ari rukundo cyangwa ko igira urukundo, ni gute umuntu yakwakira urwo rukundo? Kuko umuntu utarakizwa ntaba afite iyo kamere y'ubumana muri we, aba afite ikintu gisa n'urukundo ariko ntabwo afite urukundo rw'Imana muri we. Bibiliya itugaragariza uburyo umuntu ashobora kwitwara kugira ngo agaragaze ko afite kamere y'Imana. Urugero, hari abantu mu isi bita inyangamugayo cyangwa se imfura zo mu isi cyangwa se umuntu mwiza. Njyewe kubera wenda ashaka kuzaba umuyobozi mw'iki gihugu nkaba minisita, nshobora kuvuga ngo nzarinda ubunyangamugayo bwanjye, nitwara neza, nkubahiriza amategeko, nkakora ibyo leta isaba kugira ngo ndinde ubunyangamugayo bwanjye. Ariko ubunyangamugayo bwanjye ndi kurinda nka umuntu mwiza hano mu isi, si bisobanuye ko mfite kamere y'Imana muri njye buri kuntera kubikora. Hari ikintu cyanteye kuba umuntu mwiza hano mu isi. Ibyo ngibyo rero sibivuze ko kuba umuntu ari umuntu mwiza hano mu isi ntibisobanuye ko afite kamere y'urukundo rw'Imana muri we. Hari ikintu cyamuteye kubikora.
Bibiliya rero itugaragariza ko imfura zo mu isi atari iz'Imana yishimira. Umuntu Imana yishimira si umuntu ukora ikintu cyiza hano mu isi afite ikindi kintu agamije. Ni umuntu ufite kamere y'ubumana muri we ikamutera gukora ibyo bintu byiza hano. Haleluya. Ni gute umuntu yakwakira uru rukundo rw'Imana muri we kugira ngo arugaragaze? Nicyo gituma turi hano nyine, ni ukugira ngo tugaragaze iyo kamere y'ubumana iri muri twebwe. Bavandimwe, ngira ngo babwire ngo iki gishobora kuba igisubizo cy'ikintu wari uri gusengera hano mu isi. Ni igihe abantu ushobora kujya kwa purayinga ku kazi runaka ufite diporome inabigusaba, ukagira ngo wowe ikintu gikenewe mu kazi niyo diporome, kandi mu kazi Imana iri kureba muri kampani runaka hakenewemo ubumana muri iyo kampani, hakenewemo kamere y'ubumana n'umuntu ufite ubumana muri wowe, ukagira ngo bakeneye umuntu wo kuza gukora akazi gasanzwe, kandi abantu bafite amadiporome hano hanze ari benshi cyane, ariko ukuntu buzuye abafite iyo kamere y'ubumana bazagaragaza iyo kamere muri ako kazi akaba ari bakeya. Imana rero ntabwo ireba kurengera ku kazi bakaguha umushahara, irakenera umuntu baraha umushahara ariko akagaragaza n'ubumana. Rero wowe kwapurayinga kwawe uba ugomba kwapurayinga ibyo bintu bibiri bifite. Ku Mana uba ugomba kwapurayinga ikintu bita kamere yawe Mana, nicyo kintu nkeneye kugaragaza hari aha. Noneho wowe icyo kintu cyari cya kamere y'ubumana, kuko mu kazi ntabwo bahereza abantu b'abanyamasengesho cyane, ntabwo bahereza abantu bafite kamere y'ubumana nyinshi cyane, barahereza akazi abantu bafite diporome ariko bafite na kamere y'ubumana. Rero kuri wowe ntabwo diporome ifite imbaraga kuruta iyo kamere y'ubumana iri muri wowe. Uzagaragaza ubwenge wize mu ishuri, ariko n'Imana izagaragarira muri ubwo bwenge bwawe. Uwo muntu afite agaciro muri ako kazi gakomeye cyane. Ni gute umuntu yakira iyo kamere y'ubumana muri we? Dusome ijambo ry'Imana n'ubundi naho ngaho twari turi gusoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4, dusome umurongo wa 10. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 10, handitse ngo muri iki nimo urukundo rw'Imana ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kitugaragariza uburyo tugiye kwakira urukundo rw'Imana ni uko tumenya uburyo urwo rukundo rwaje muri twebwe. Ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 10. Batugaragariza uburyo twebwe tutakunze Imana. Kubera icyo tutayikunze ni uko nta rukundo twari dufite. Imana ntiyakurenganya ngo ntitwayikunze kandi nta rukundo yadutanga. Ubu ngubu yakurenganya uramutse ukijijwe ufite urukundo rw'Imana muri wowe ntuyikunze, ariko mbere ntabwo twari kubikunda. Icyo yadukoreye ni ikirere, ni ukurutuzanira kugira ngo tubone uko tuyikunda. Haleluya. Rero urukundo dukunda Imana si urwo tujya gushakisha mu muryango runaka, ni urwayo yaduhaye turayirusubiza tukayikunda. Biravuga ngo turayikunda ngo kuko ariyo yabanje kudukunda. Amen. So bivuze ngo udafite urukundo rw'Imana ntiwabasha gukunda Imana. Urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu, niyo nzira yonyine ihari y'uburyo wakwakira urwo rukundo rw'Imana. Bivuze ngo iyo wakiriye Kristo Yesu turavuga ngo umuntu arakijijwe, yakiriye agakiza, yakiriye ubugingo, ariko igisobanuro cya nyacyo abavuze ngo yakiriye kamere y'Imana muri we kugira ngo abashe gukunda Imana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo uwo nguwo ngo yapfiriye bose ngo kugira ngo abariho be kubaho ku bwabo, ahubwo ngo babeho ku bw'uwo wabapfiriye. Icyatumye Kristo dupfira ni ukugira ngo natwe tumubere, ariko igituma tumuberaho ni uko tubanza kumwakira. Haleluya. Ushaka ko umuntu akuberaho mu itorero nyine ni uko ugomba gukora ikintu kimwereka ko uwo muntu ari uwawe. Kristo rero icyatumye adushoboza uburyo bwo kuberaho Imana ni uko yaje akadupfira akaduha iyo kamere y'ubumana tukayakira. Iyo wanze kwakira Kristo rero
uba wanze kwakira kamere y'ubumana muri wowe. Si ushobora no kugaragariza urukundo rw'Imana. Bino bintu turi kuvuga ngo intego tuberaho Kristo, ibyo bintu byose ntubishobora udafite kamere y'ubumana. Kwakira Kristo bifite imbaraga nyinshi cyane mu buzima bw'umukristo. Bumva ari ikintu cyoroshye ukoze, ariko gifite imbaraga ku buzima bwacu. Mbese gukizwa bimaze iki? Murashaka kwibaza, gukizwa bimaze iki? Umuntu yakijijwe ni iki kiba kibayeho? Iyi kamere y'ubumana yigeze muri twebwe. Bavandimwe, impamvu ibi bintu ariyo mpamvu ikomeye tuba dukwiriye kubyiga. Turacyari mu isi, nibyo pastor bazatubwira, turacyari mu isi. Kandi iyi si mu bintu bikomeye ikenye ni urukundo rw'Imana. Ni abantu bafite kamere y'ubumana kandi babigaragaza. Abantu benshi baba mu rusengero cyangwa se duterana, ushobora kubona abantu mu rusengero ariko wagera hanze ukababura. Abakristo mu rusengero abenshi baba bahari, twese turi guhimbaza Imana, tunezerera urukundo rw'Imana, ariko wagera mu isoko ahantu ducururiza ukabona abo bantu ni bakeya. Wagera mu kazi ukabona babaye bakeya. Wagera ahantu hatandukanye ukabona ni bakeya. Kandi ugasanga urugero nko mu isoko murimo gucururizamo, muri abaririmbyi 30 mushobora kugurira hangaha, ariko wahagera kubera wagira ngo hari babiri. Icyo rese n'abantu ko twabonana kuri benshi, twanavuye ngo reka tujye mu isoko, ko twagezeyo tukabona kimwe. Mwageze nicyo kibazo gihari. Ukabona tumaze mu rusengero, ariko ntabwo ibintu dufite twanezerewe, ntabwo turi kubitangana hari ahantu ngo abandi babibone. Nakunze gahunda dufite hano yo kuvuga ngo byibuze umuntu umwe kuri Kristo. Ushobora kuba ati umuntu umwe si mukeya, ariko abantu bose bari hano, ngo buri wese umuntu umwe kuri kimwe azamuzana. Bakubona ukwezi uri rusengero neza, abantu baba buzuye, batuzuye abantu basanzwe hano, buzuye abantu bashyashya baje twazanye. Ikigaragaza ko tutabikora ni uko ruracyuzuye ariko rwuzuye abahasanzwe n'ubundi. Gusa ikintu twungutse ni uko twahindutse, twateye imbere nanone uko twari turi kuko tumwe. Twarangutse, twungutse kumenya Kristo. Rero bikwiye kurenga ibintu tuvuga bikajya mu buzima bwacu bwa buri munsi, abantu koko bakabona urukundo rw'Imana muri twebwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu urwo rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 18 batubwira ikintu gikomeye cyane. Mu urwo rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 18 baravuga ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba. Batangiye kutubwira tugeze mu urwo rukundo turabonamo iki? Ni ikihe kintu kiratuma umuntu agira ishyaka ryo kwinjira mu ubwo buzima? Mbese nuhagera niki kiraba kuri wowe? Icya mbere, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yakira urukundo rutunganijwe rwose. Kikubwira ko umuntu atarakizwa ni uko aba afite ubwoba. Hari ibintu byinshi umuntu aba afite ubwoba bwabyo. Ntafite ubwoba bwe ubwe, atazi ukuntu ibintu bizagenda, kuko nta byiringiro by'ubuzima bwe nawe ubwe yifitiye. Igituma abantu bashaka amafaranga ni iki se? Ni ukugira ngo bimare ubwoba bw'ubuzima. Ubwo ati ngiye rwose ndabizi ko amafaranga afite yambeshaho imyaka 3. Ukaba wumva ko nta bwoba nyine bw'ubuzima ufite. Ni iki gituma abantu biga bakiga? Ni ukugira ngo nyine ibintu byo mu isi tubigireho ububasha, utazabe ufite imbogamizi nyinshi zitandukanye muri ubu buzima. Ariko iyo umuntu atarakizwa aba afite ubwoba muri we. Icya mbere, ushobora kugira ubwoba bw'urupfu, ushobora gutinya urupfu rwose. Abantu benshi batinya gupfa. Ikizabikubwira, hari igihe nabonaga abantu bahanura ngo umuntu ngo agiye gupfa. Kandi twamaze kuvuga ngo gupfa ni inyungu ku mukristo. Ariko bavuga ngo umuntu agiye gupfa atambaye ati dusengera uwo muntu ugiye gupfa, kandi twese tukamusengera nta muntu uri gusengera. Twese ugasengera n'agasengera bikarangira uwo muntu utamwongera.
turasengera uwo muntu twasengeye twese bikarangira atari muri twebwe, yajya ahandi hantu. Ariko urukundo rutunganijwe rwose rukwiriye kuba rumara umuntu ubwoba. Haleluya. Paul yaravuze ngo njyewe ubu maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, ngo narwanye intambara nziza. Uwo muntu afite ubwoba. Narinze ibyo kwizera ngo igisigaye mbika ibikamba by'ubugingo. Uwo muntu ntabwo afite bw'urupfu rwose, ntabwo. Iyi ni inyungu ikomeye yo gukizwa, ni uko wumva udafite ubwoba bw'urupfu cyangwa se udashidikanya ku buturo bw'Imana dufite muri twebwe. Twahindutse abaraganwa na Kristo, twahindutse abaragwa b'ubwami bw'Imana, turi abana b'ubwami, turi abana b'Imana. Kubera iki? Twakiriye rukundo muri twebwe atumara ubwoba. Ntitugomba kugira ubwoba muri twebwe, kandi Imana ari y'iteka ryose. Imana ni y'ibihe byose. Ntabwo Imana ifite imyaka 50-60. Iyo Mana y'ibihe byose iyo iri muri twebwe, tuba tugomba kugira ubuzima bw'iteka, ibyiringiro by'iteka mu buzima bwacu. Icyo kitumara ubwoba. Ntugire ubwoba bw'imyaka 5 cyangwa 10, kandi Imana y'ibihe byose ituye muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni gute rero twagaragaza urukundo rw'Imana hano ku isi? Nicyo turasorezaho tugasenga Imana. Hari ikintu Bibiliya ibitwitezeho. Iyo tumaze gukizwa biba bimaze iki? Ni iki tugiye kugaragaza hano ku isi koko? Niyo mpamvu turi hano. Ni kuki tutagiye kwa Data mu ijuru? Hari uburyo dukwiriye kugaragaza urukundo rw'Imana mu isi. Icya mbere, urukundo rw'Imana ubwarwo twabivuze ko rugaragaza kamere y'ubumana hano ku isi. Bibiliya yigeze kuvuga ikintu, Yesu aravuga ngo mw'abantu mwe ngo muri abaso Satani. Akurikije ubuzima bwabo aravuga ngo muri abaso Satani. Yashaka kubabwira iki? Yashaka kubabwira ngo umuntu w'Imana cyangwa se uw'Imana hari ukuntu aba akwiriye kugaragara. Abantu bamubona bakavuga ngo uyu muntu ni uw'Imana, ntibamwitiranye n'uw'abandi bantu batandukanye. Nubwo uri uwa papa wawe nk'uko tubabivuze hano muri Bibiliya mu kanya, ariko mu buzima bwawe abantu babonamo kamere y'ubumana. Bakavuga ngo uyu muntu ni uw'Imana, uyu muntu ni uw'Imana. Izina rya mbere ryitwa abakristo, abantu batangira kwitwa abakristo, ntabwo abantu bavutse ngo baterane bavuge ngo twebwe izina ryacu noneho mujye mutwita abakristo. Oya, ntabwo byagenze gutyo. Ngo abantu barigenderaga bagakoreshwa n'Imana ibintu bitangaje, abantu bakabona abo bantu bafite ubuzima bwa Kristo muri bo. Ngo barangije abantu b'abanyamahanga bahagaze gutya, ngo baravuga ngo bariya bantu ni abakristo. Abantu babita ngo ni abakristo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ni uwafashije we, ni uko bavuga. Baravuga ngo bariya bantu ni abakristo. Ni gutyo abantu batangiye kwitwa abakristo. Ni uko abantu babarebye bakabona bameze nka Kristo, ntibashidikanye ko bariya bantu ari abakristo, bakabita abakristo. Ni gutyo abantu bitwa ngo ni abakristo. Turabyihutisha, ariko urabivuze ngo abo bantu ntabwo ari abanjye, ntabwo ari abarura rusengero. Bishobora kuba turi abahageze, bikagaragara ko turi abahageze bitewe n'ikintu dukora nyine muri ntabwo. Ariko ishusho yacu ikomeye hano mu isi ni uko abantu batureba bakavuga ngo bariya bantu ni ab'Imana, ni abakristo. Ahantu hose turi bakabona ishusho ya Kristo mu buzima bwabo. Si ngombwa ngo ubyiyite mugire abantu namenye ko ndi umukristo, namenye ko nitwa murokore. Hari ikintu cyabiteye, ariko amakaritsiye menshi abantu bacuruza utubotike twinshi ngo babitwa ngo ni kwa murokore. Sinzi niho abo bantu barababwiye ngo iyi botike mujye mutwita kwa murokore. Ariko si ngombwa ngo ubwire abantu ngo nitwa murokore ninjye wafunguye botike hano. Abantu bakibona uburyo uri kwakira bavuga ati uriya muntu ni uwa Kristo. Si ngombwa ngo byandike kuri sitati ngo ndi uwa Kristo. Oya, ubuzima bwacu bwagakwiye gutuma isi ivuga ngo bariya bantu ni abakristo. Rero
uburyo bwa mbere bukwiriye dukeneye hano mu isi ni uko tugaragaza iyo kamere y'ubumana iri muri twebwe. Ntabwo ubukristo ari ibintu tuvuga, ubukristo ni ubuzima bwacu bugaragara. Niyo mpamvu iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Ni ibintu byakozwe, ni ibintu byagaragaraga, ntabwo ari ibintu byitwa ngo ni ibyavuzwe n'intumwa. Oya, intumwa zabaga mu buzima bw'abakristo, ntabwo ari ibintu byavuzwe n'intumwa. Abantu muri iyi minsi dufite abantu bafite ibyavuzwe, ibintu nyine bavuga, ariko wareba ubuzima bwabo ngo bugahakana imbaraga z'ibyo bintu bavuga. Rero ubukristo ntabwo ari ubuzima tuvuga, ni ubuzima dukwiriye kubamo bwa buri munsi. Waba mu rugo cyangwa mu kazi, ahandi hantu hose, ni umunezero ko umwana yahagarara akabwira abantu ngo papa ni umukristo. Ni umunezero ukomeye cyane. Ni umunezero kuba waba uri mu kazi bakavuga ngo umwarimu utwigisha biology cyangwa geography ni umukristo. Ni umunezero mwinshi. Utarabibabwiye nta kintu wakoze atari uko waje wambaye ikote cyangwa na karuvati cyangwa n'ikanzu nta yindi abantu bambara, cyangwa waje wambaye umusaraba. Ibyo bintu ngo bari byo bituma bakwita umukristo. Bakureba bakavuga ngo uyu muntu ku buzima bwe twabonye twahamije ko ari umukristo. Reka ubuzima bwacu bujye bwerekana umurimo Kristo yakoze muri twebwe. Haleluya. Abantu ntibagashidikanye, bamenye baze sura muntu kuko arakijijwe. Abantu bari gushidikanya kuri icyo kintu, kuko uriya muntu arakijijwe. Kamere y'ubumana muri twebwe ikwiye kwera imbuto nyinshi. Icya kabiri, urukundo ni umurunga wo gutunganwa kw'abakristo. Urukundo niyo nzira nziza yo kuba mu buzima butunganye bw'abakristo. Iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 13, igice cya 3 umurongo wa 13, Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 13, bavuga uburyo bwo guhugurana. Noneho umurongo wa 13 igice cya 3 Abakolosayi aravuga ngo mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubababarirana. 14 ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo kuko ari wo murunga wo gutungana rwose. Urukundo ni umurunga wo gutunganwa rwose. Bavandimwe, hari igihe umuntu ashobora kugwa mu cyaha cyangwa se agakora ikosa, ariko ukuntu umuhuguye bitaba byaba ikintu cyamwungura, ahubwo bikaba byatuma n'ubutaha yakongera gukora icyaha. Kubera iki? Ukuntu umuntu ahugura umuntu cyangwa se uburyo bwo gukosora umuntu bishobora kumubera inyungu zo kuba uwo muntu atazongera gukora icyo kintu, cyangwa se bikamubera motivasiyo zo kuba yazongera kugikora cyane. Uburyo bwiza bwo guhugura mugenzi wawe tubanye mu itorero ni ukumuhuguza urukundo. Bibiliya iravuga ngo tugomba kubabarira umuntu tudashingiye ku buryo turi kwiyumva, dushingiye uko Kristo yatubabariye. Urumva ngo isoko y'imbabazi zacu zikikura ku cy'amategeko y'igihugu yateganyije, cyangwa se uburyo umuntu yaje kugusaba imbabazi. Rimwe na rimwe umuntu ashobora no kukugirira nabi ntagusaba imbabazi, ariko kubw'umutima wawe ushaka amahoro n'urukundo ukamubabarira. Rero kubabarira umuntu bigendeye ku buryo Kristo yatubabariye, ntabwo bigendeye ku buryo yaje agapfukama iminsi amaze gusaba imbabazi, uburyo yaje akarira ibyo yakoze kuri wowe. Ntabwo ari cyo gituma umuntu ababarira umuntu cyane. Tubabarira umuntu cyane dushingiye ku buryo Kristo yatubabariye. Umurunga wo gutunganwa bishatse kuvuga iki? Biratubwira ngo twese turi mu shusho imwe, turi ku mubiri wa Kristo. Niba umuntu ari ku mubiri wa Kristo ntakore ibyo yagombaga gukora, ugomba kumubabarira kuko nawe azakubabarira. Amen. Kwanga kubabarira umuntu cyangwa se kumuhugura mu rwaneza ni ukwirengagiza ko nawe ukiri hano ku isi. Ni ukwirengagiza. Ushaka kumwumvisha ngo wowe wakoze ikosa ariko njye sinarikora nk'uko nageze mu ijuru. Mu gihe tukiri mu isi rero umuntu ntakora ikosa, iyo ugiye kw'iryo kosa nawe ukiri ahantu bishobokera kuba wayikora, umubabarire ku bw'ineza yawe kugira ngo nawe ejo
azakubabarira n'ingoma. Haleluya. Rero umuntu ugira gukiranuka kwe cyangwa se wishakira gukiranuka yumva ko ari intungane ku buryo ibintu abandi bakora bibi we atazabikora. Ushobora kudakora ibisa nabyo ariko ugakora ibindi bituma nawe ukeneye kubabarirwa. Urukundo ni umurunga wo gutungana rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri, umuntu ukorera mu rukundo, urukundo niyo nzira nziza yo gutanga ibintu dufite bikungura abandi. Bibiliya iravuga ngo umuntu ngo naho yavuga indimi nyinshi cyane, ngo naho umuntu yahanura, ngo naho umuntu yakwitanga ngo atwikwe, ngo naho umuntu yatanga ibyo afite byose, ngo ariko adafite urukundo, ngo ibyo bintu ngo ntacyo byaba bimaze. Mutekereze aho umuntu atanga ibyo afite byose, noneho ngo nawe akitanga ngo atwikwe, ngo ariko ngo adafite urukundo, ngo ibyo bintu ntacyo nawe byamumarira. Bavandimwe, iyo mvugo nubwo ikomeye gutyo ariko igisobanuro cyayo kiravuze ngo ibintu byose, hari ikintu mbona abakristo bikundira cyo kudakorera mu rukundo. Urugero, umuntu akumva ko yakizwa akigera mu rusengero akabona umuntu uririmba, umuntu ubwiriza, umuntu uhanura, agahita nyine ava ku gukizwa agahita yinjira mu kintu cy'impano cyo gukoresha impano runaka zitandukanye. Noneho ntanyure muri icyo kintu cyo kuba yuzuye urukundo rwa Kristo, kugira ngo nahanura ahanurire mu rukundo, nabwiriza abwiririze mu rukundo, naririmba aririmbire mu rukundo, nasenga asengere mu rukundo. Ikintu cyose akoze aba agikoreye mu rukundo. We yareba umuntu urimo kubwiriza, urimo guhanura, urimo kuririmba, akumva icyo kintu ariko ashaka cyane. Noneho bikarangira abaye umuntu ukora umurimo w'Imana ariko atawukoreye mu rukundo. Bibiliya ikavuga ngo rero ngo icyo gihe ngo imirimo izaba iri gupimwa, babiriza bimeze ngo n'ibikenyeri, ibyatsi, ibintu byoroshye rero, ibintu bizacishwa mu muriro bikagaragara ko bitakorewe mu rukundo, ngo bizashya. Ibizasigara bimeze gutya, ngo n'ibintu bizaba bimeze nk'izahabu. Uko izahabu uyishyira mu muriro niko icya cyane, niko iba nziza cyane. Kubera iki? Yanyuze mu rukundo. Ikintu cyose dukora rero iyo kidaherekejwe n'urukundo, mushobora kwibaza ngo mbese umuntu yahanura gute bitari mu rukundo? Mbese byakungura abantu gute? Urugero, nshobora kubona ikintu runaka nkeneye cyangwa se ngomba guhanura umuntu, ariko ngasa naho ntimuhanuriye ari kumwishima hejuru. Umuntu ashobora no kugwa mu cyaha, ariko ukabona umuntu ukuntu aje kubwira umuntu icyo cyaha umuntu yaguyemo, ntabwo yari ashaka uwo muntu yihari, ashaka kumusebya ahubwo. Ariko nzumva umuntu yakoze icyaha, ariko uburyo ukimubwiye ntabwo uwo muntu umwunguye, ahubwo uramusebeje kuruta uko umwubashye. Umuntu yasanga nayo materaniro ahari, hari n'umugabo uraye ati wamusanga, ubwo rugo urabwubatse, uwo muntu arakishijwe cyane, cyangwa araguye n'urugo yarusenye no gusubira mu rugo birakugora. Muri kumva icyo kintu uburyo kimeze, ukoze ikintu, ibyo bintu ubonye bishobora kuba ari nabyo wabibonye, ariko uburyo bitanze ntabwo bitangiye mu rukundo. Babyumvise? Umuntu umwe ngo yigeze yerekwa, ahishurirwa uburyo Dawidi yaguye mu cyaha, ariko uburyo yasobanuriye Dawidi icyo cyaha uwo muntu yaguyemo, ngo akamubwira ngo umuntu akaba yari afite amatungo menshi, intama nyinshi, hakaba hari undi muntu ngo ufite intama imwe, ngo ariko umutunzi ngo ufite ibintu byinshi, ngo akaza ngo agatwara ya ntama imwe. Dawidi uburyo babigusobanuriye nawe yaravuze ngo uwo muntu yaba akiri mu gihugu cyanjye, akaba uwo muntu wakoze ibyo bintu. Ukuntu yamusobanurira icyaha cye yakoze, ari ku rugero rwo kumva ko nawe ubwe akwiriye gukirwaho iteka rwose. Birangira Dawidi yavuze ngo uwo muntu mumushakire rwose. Noneho uwo muntu urimo gushaka rero ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ngo genda wishakishe rero icyo kintu cyikorere. Muri kumva uburyo uwo muntu bamufashije neza, ari ku rugero rwo kumva ko nawe ari umunyabyaha, akwiriye imbabazi z'Imana rwose.
naho nuhanurira umuntu ushaka kumusebya uzi ikintu azakora, buri muntu wese muri we agira ikintu cyitwa kwihagararaho. Nzakubwira ko wavangiwe, ntabwo ari njye rwose uwo muntu, ntabwo ari njye. Kubera iki? Washatse kusebya kugira ngo ntaseba, rero ndihagararaho kuko ndi imbere y'abantu. Nicyo kintu umuntu ahita akora. Ugasanga umuntu ntiyungutse, icyo kintu wahishuriwe nticyunguye itorero, ahubwo kirarigwishije bitewe n'uburyo wagitaye. Rero uburyo bwose bwo kubwiriza, reka mbabwire n'ikindi mw'ibi ngibi turimo by'ivugabutumwa. Ufite misiyo yo kubwiriza abantu bagakizwa bakaza kuri Kristo. Njya mbibona turi muri bisi Kigali, umuntu akaba arinjiyemo, abanyabyaha, abasambanyi, murarimbutse. Nkibaza aya mahirwe umuntu ahawe yo kwinjira muri bisi ntibanamusohore, akaba avuze iminota 30, muzi ukuntu abantu barwanya ubutumwa bwiza cyane. Kuba umuntu yaje muri bisi tukamwihanganira, tukavana i Remera tukagera mu mujyi ari kutubwiriza, yarabonye amahirwe akomeye yo kutugaragariza urukundo rw'Imana, abantu bagakizwa. Ariko avuye i Remera ari kutubwira uburyo turi abanyabyaha, turimbutse, turi abantu babi, Imana yaturakariye ku buryo dukwiriye umuriro ugiye kudutwika. Ubwo kandi yatubwirije ntako atagize, kandi ubwo twihanganye. Urumva muri kumva umwanya wacu twamuhaye. Noneho bikarangira n'iryo vugabutumwa dufite ryo kuzana abantu kuri Kristo rigomba gukorerwa mu rukundo rukomeye cyane. Udakunda umuntu ntiwamubwiriza, udakunda umuntu ntiwamusengera. Uzi ukuntu wamusengera? Mujye mutega amatwi y'abantu batuzi urukundo rw'Imana. Umuntu yakugiriye nabi, umuntu ngo akajya ku musozi ngo nk'uko mpiritse iribuye, uyu muntu nawe ndamuhiritse, kandi ngo yasenze amaze iminsi birari gusenga ntako atagize, akirirwa ari guhirika abantu ngo yasenze. Ikintu cya mbere yishwe n'inzara, urumva? Icya kabiri yafashe urugendo rwe yanateze, ikintu akoze arasenze, ariko ntabwo asengeye mu rukundo. Iryo sengesho ntirishobora gutanga umusaruro. Naho umuntu yakugirira nabi, kumusengera ngo apfe ni ukudahishurirwa. Kuki utari gutekereza ko umuntu ashobora kugwa ku irembo ryawe se ribu nawe ikagukurikirana? Ikintu cyose kidakorewe mu rukundo ntigishobora kukungura, ntigishobora kungura umuriro wa Kristo. Haleluya. Imana ihimbaza. Gukorera mu rukundo bisa naho Paul barimo kwigisha ko icyo kintu ari bwo buzima bw'umukristo ukuze. Rwose umukristo ukuze uhamye, udateraganwa hirya no hino, ni umuntu ushinze ku rufatiro rwitwa urukundo rw'Imana. Ntabwo ari amarangamutima. Muri kumva ko ibintu birenze amarangamutima. Ntabwo ari urukundo rw'amarangamutima wo kumva ngo umuntu wanjye birenze amarangamutima. Ni ya kamere y'ubumana iza muri twebwe ikadushoboza gukora ikintu nk'icyo gikomeye. Urukundo rw'Imana nirwo rutuma dukorera abandi. Ntabwo mu isi ariko byubatse. Mu isi umuntu mukuru tuba tugomba kumukorera uko byagenda kose, akaduhemba cyangwa ntaduhembe. Ariko mu rukundo rw'Imana harimo gukorera abandi. Yesu bigeze kubaza ngo mbese umuntu mukuru muri twebwe ninde? Abigishwa bari abahanga, bari babonye Yesu agiye kugenda, base uwo ninde ugiye gusimbura Yesu akajya atuyobora tukagenda tumukurikiye? Muri kumukunda nabo bashaka bati se ko Yesu agiye, Petero niwe ugiye gukomerezaho cyangwa Yohana ukunda ko ari hafi? Ubwo Yesu yakobora? Ase umukuru ninde muri twebwe? Igisubizo cya Yesu kirabereka ngo umuntu ushobora gukorera mu rukundo ruhamye azaba abana mukuru. Yarababwiye ngo umuntu ushaka kuba mukuru ni umuntu ugomba gukorera abandi cyane. Uwo muntu wita ku buzima bwo kutiberaho agakorera abandi cyane, uwo muntu ni mukuru muri mwebwe. Ati ngembe umugaragu wanyu kugira ngo mbe mukuru. Urukundo rw'Imana rudushoboza kubaho mu buzima bwo gukorera abandi. Reka nze mbabwire, ubu ngubu pastor abuze ahandi hantu yakabaye kuba ari. Muri kumva wenda umuntu uzi pastor wenda n'ikindi kintu yakabaye ko ari gukora, ubu yakabaye ko ari kubura ahandi hantu yaba ari. Nawe uri hano, umuntu wese uri hano, ntabwo wagakwiye kuba wabuze ahandi hantu wajya akaba hari kukwinjiriza amafaranga. Ntabwo wahabura. Ushaka kuba mukuru rero ni umuntu ugomba kuba mu buzima bwo gukorera abandi.
hano mu isi uba ugaragara nk'usuzuguritse, kuko nyine iyo utanze ubuzima bwawe ngo ukorere abandi, abantu baragukoresha wiryamiye. Uri pasiteri wacu, Imana yarakuguhaye, ndaguhamagaye, pasiteri ndarwaye, uri hese, ndi Nyakiriba, ngwino. Ubwo buzima abantu ntibabukunda kuko abantu baba bagiye kugukoresha nyine. Ariko ubwo nibwo buzima bwo gukura mu buryo bw'umwuka. Ni ubuzima butari ubw'ubwana, bwo kubaho muri kamere y'uko Kristo ngo nubwo yabanje kugira kamere ngo nk'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, araza ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ntabwo yari kubwe, yari kubwanjye nawe. Ubwo buzima bwo gukorera abantu rero ni ubuzima bukuze, ntabwo ari ubuzima buciriritse. Kuri wowe buraciriritse hano ku isi, ariko ku Mana ni ubuzima bwo kuberaho Kristo, butari ubwo kwiberaho. Kristo ntabwo yari ababaye ari mu ijuru, ntabwo yari asuzuguritse ari mu ijuru. Kuza mu isi ni ubuzima bwanjye nawe. Ntabwo yaje kuko twari benshi. Iyo hawe umunyabyaha umwe yari kuza akamupfira. Imana ihimbaza. Gukorera abandi ni ibintu byiza, ni ibintu byiza. Niba hari umukristo wakwishimira kuba umuntu mwiza mu itorero utanga umusaruro ku murimo wa Kristo, ni umuntu ukorera abandi, ni umuntu usengera abandi, ufite ibyo kwisengera byawe, ni umuntu usengera abandi, ni umuntu utumira abandi mu materaniro. Nawe bakagutumiye ngo ngwino ngwino ngwino, ariko niba uri ku rugero rwo gutumira abakristo 5, ngwino, hari ibihe byiza uraremerewe, ngwino tujye mu materaniro, uri ku rugero rwiza. Muri sinengo yise no kubwiriza ngo haza abantu bazanye umuntu ngo ariko ngo babura uburyo bamwinjiza ngo kuko urusengero rwari rufunze, abantu buzuye nyine ari benshi, ngo bigira inama yo kunyura hejuru ku gise. Uri kumva abantu umutima bafite bavuga kuko dushaka kugeza umuntu kuri Yesu, reka twemere kurira hejuru ariko paka tumugeze kuri Yesu. Wowe ntabwo byagusabye kurira, byagusabye kwandika mesaje kuri WhatsApp, ndetse tugiye gukurikiza icyo gisenge wacyuriye koko. Kuri twe cyawe n'igisenge nuko kukameze gutya. Ufite amayinite y'ukwezi azashyira utamagaye n'abantu 10, wahamagaye babiri, ngwino wamunezeza, ngwino tujye mu rusengero. Ibyo bintu biragoye, muri kumva byoroshye, ariko tekereza ushobora kubikoze n'uko kwezi, ukabona ukwezi kurashize sigaranye iminota 5,000. 5,000, kandi ubwo si uko wabuze umwanya. Ayo mafaranga yawe yakwiye kuba yarakoze ikintu gikomeye mu bwami bw'Imana. Rero dutekereza ko kuzana abantu kuri Yesu ari uko nzaba nabaye umuntu uri gukoresha ibiterane, afite igiterane ya Kiriba, ntabwo ari ibyo. Biravuga ngo umuntu udashobora gukoresha utuntu dukeya afite, ni gute wamwizera ku bintu byinshi? Ntugategereze ko uzaza abantu kuri Kristo ari uko twaguhaye kuba pasiteri cyangwa wabaye kuba umuntu nyine ufite agatuti hano. Koresha uburyo busanzwe buri hano hafi yawe, abantu bunguke kumenya urukundo rw'Imana. Haleluya. Turi kunguka kumenya urukundo rw'Imana. Turi kwiga uburyo urukundo rw'Imana rukwiye kugaragara mu buzima bwacu. Iki ni igisubizo cy'isengesho ku muntu uri hano. Ushobora kuba uri gusenga ariko uri kwibaza ngo ikintu namaze iminsi isengera kuki kitasubijwe. Impamvu kitasubijwe ari uko utazanye umuntu kuri Kristo. Reka nkubwire, hari ukuntu abakristo dushobora gusenga ukumva ko igisubizo cyawe kirava kwa John, kirava ku muntu muririmbana, kandi ubwo umuntu uri hariya wanze kubabarira ari igisubizo cyawe kiri wenda uzaguhakana, ariko kuko utagaragaje urukundo rw'Imana n'umuntu ngo mu bishuti, igisubizo cyawe kiratinze kandi kiri hafi yawe, ahubwo wanze kugaragaza urukundo rw'Imana. Ukaza kuki uri kwawe twabuze umucuranga, kandi ubwo hari umuntu ufite impano yo gucuranga icyayi cyane, ahubwo ari kuyikoresha mu kabari hariya. Wamubwiriza akukunda uburyo akorera Imana bikunze. Ikintu wari uri gusengera cyasubijwe n'uko wagaragaza urukundo rw'Imana. Nta bintu byose dukwiriye kubirwanira tubishakisha. Uko ugaragaza urukundo rw'Imana, hari ikindi gisubizo gutanga mu bindi. Imana ihebuje. Iki ni igisubizo ku muntu waje gusenga. Ntutekereze ko amafaranga azaba, hari ikintu wakora cy'urukundo rw'Imana. Kuri Yesu uburyo bwiza bwo guhereza amafaranga abantu si uko Zakayo yababariwe se. Zakayo akibabarirwa hari abantu bahise bibonera amafaranga.
wowe waba uri gusengera amafaranga uzi ugiye kujya gukorera Nyakabizi baguhereza 1000, ariko hari umuntu uje wakwambuye 1000 kubera yinjiye mu buzima bwo gukiza ahita aguhagarika. Washubijwe ntiwashubijwe? Washubijwe. Kandi no mu bwami bw'Imana twungutse umuntu ngo mu ijuru havuze impundu nyinshi ku bwa Zakayo wakijijwe. Mu ijuru bungutse nawe wungutse amafaranga. Urumva nta nyungu zirimo se? Zirimo nyinshi. Ahubwo iyo twanze kugaragaza urukundo rw'Imana hari ibindi bintu byinshi tuba dufunze. Yesu mwami himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso Yesu ahimbazwe. Yesu mwami, Yesu mwami himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso Yesu ahimbazwe. Hari impamvu Kristo yatwogeje. Hari impamvu Kristo yatwogeje. Hari impamvu twababariwe. Hari impamvu twakijijwe. Hari impamvu twaje hano tukumva ijambo ry'Imana. Hari impamvu utapfiriye mu byaha. Hari impamvu ikomeye cyane. Hari impamvu ikomeye ku bana bawe, ku muryango wawe, ku gihugu cyawe. Hari impamvu ikomeye cyane ukwiriye kurenza amaso yawe gusa ukareba icyatumye ukizwa. Rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5:20-21 aravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo kuko utarigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, no kugira ngo tube intumwa mu cyimbo cya Kristo. Hasi akavuga ngo kandi ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Iryo jambo ry'umwuzuro ni ijambo ryo kunga abantu n'Imana. Hari impamvu twakijijwe. Ntabwo ari uko tuzana mu rusengero tukamaramo amasaha 3 duhimbaza gusa, kandi hano mu isi hari abantu bari gupfa, hari abantu batazi kubabarira, hari abantu batazi urukundo, hari abantu batazi amahoro. Turayaririmba ariko agomba kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye gusenga Imana. Bavandimwe, kugaragaza urukundo rw'Imana bifitiye inyungu Imana, bigufitiye inyungu wowe, ifitiye inyungu itorero, ifitiye inyungu umubiri wa Kristo muri rusange kandi n'isi yose. Icyo nababwira, nta muntu n'umwe udakeneye urukundo. Yaba umuntu mubi aba akeneye umuntu umukunda. Yaba umuntu mwiza aba akeneye umuntu umukunda. Rero uburyo urukundo rw'Imana rugaragara n'ibyo ngibyo tumaze kwiga, ni kamere y'ubumana muri twebwe. Ni uburyo bwo gutunganwa rwose kubw'urukundo rw'Imana. Ni uburyo bwo gukora umurimo w'Imana mu buryo butunganijwe, tukabira abandi umugisha dukoresheje impano twahawe na Mwuka, ariko tukazikoresha mu rukundo. Ikidakorewe mu rukundo kiba kirimo kwishyira hejuru, kwibona n'ibindi byose, n'imirimo yose ya kamere. Ariko igikorewe mu rukundo kirenga kungura uwo muntu, kikungura abandi bantu benshi cyane. Cyanyuma ikintu gikorewe mu rukundo kigaragaza inyungu zo gukorera abandi. Umuntu yishimira gukorera abandi kubera umugisha abandi kurenza uko we ubwe yakwibera umugisha. Uyu ni umurimo w'urukundo ku bana b'Imana. Uyu ni umurimo w'urukundo ku bana b'Imana. Niba hari ikintu wasengera muri aya masengesho akaba ari ikintu ucyura mu buzima bwawe bwa uyu munsi, ni ukuvuga ngo Mwami, mu buzima bwanjye nyuzuza urukundo rukwiriye rw'abana b'Imana.
nyuzuza imbaraga z'ijuru muri njyewe, ngira umutima wagutse ubasha kwakira abantu benshi cyane, abantu bakishimira kuruhukira muri njyewe. Wakabaye kuba uri umuntu twishimira kubwira abantu ngo nubwo ufite ikibazo kikuremereye, genda ukomange ku rugi rw'uriya muntu, afite umutima ubasha kukwakira. Ubu umuntu umeze gutyo, abana mu rugo bishimira kukwakira, babe bishimira kumva ko uri umubyeyi, batazaza baje kwakira amategeko y'uburyo, bakeneye kubonamo urukundo rw'Imana mu kazi kawe, muri kampani yagutse, babe bazi ko nubwo udafite inshingano z'umuhecara ushinzwe kwita ku buzima bw'abantu, babe babizi ko hari umukristo ubasha kwakira abantu akabashyira mu buzima bwe, akagira umutwaro wo kumva ngo uriya muntu afite ikibazo, nkeneye kumusengera, uriya muntu ntarakizwa, nkeneye kumubwiriza ubutumwa bwiza, uriya muntu ntazi ku rusengero, nzamuyobora inzira y'amasengesho. Uriya muntu ukaba uri umuntu utari mu buzima bwo kuzanira Imana umutwaro wawe, urenze ubwo buzima, uri mu buzima bwo kuzana abantu benshi kuri Kristo. Yesu yabwiye Petero ngo nzaguhindura umurobyi w'abantu. Urenze kurenga amafi no kurya gusa, urenze kuba wabaye umuntu wo kuroba abantu, ubaye umurobyi w'abantu, urenze ubuzima bwo kubaho bwo kwishakira inyungu. Nibyo ukeneye akazi n'amafaranga yo kugutunga, ariko umuntu muzima ushyitse ni umuntu wahindutse umurobyi w'abantu. Uru rusengero rukunguka abarobyi b'abantu benshi cyane. Hari abarobyi b'amafaranga, yego birahari, dukwiye gukora bizinesi hano mu isi, ariko umurobyi w'abantu afite agaciro mu bwami bw'Imana kurenza umurobyi w'amafi hano ku isi. Umurobyi w'amafi ariyungura nyine, arabaho akarya akishima, ariko umurobyi w'abantu afite n'ubushobozi bwo kuroba amafi akarobera n'abandi bantu amafi. Haleluya! Izi ni inzira zo kwaguka, ni inzira zo kwaguka mu bwami bw'Imana. Ni umuntu ufite umutima wagukiye kubera aho abandi bantu. Si njye uriho, ni Kristo muri njyewe. Ibyo nkora byose nkiri muri iyi si mbikoreshwa na Kristo wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Akavuga ngo ibyari indamu yanjye, hari ibyari indamu yawe, ariko si bigukwiriye kwishimira indamu zawe. Biragukwiriye ko wishimira ibibera indamu Kristo, ibibera ibyishimo Kristo, ibinezeza Kristo. Dukwiriye kuberaho Kristo mu buzima bwacu. Witekereza abantu benshi, hagarara hano ku buzima bwawe uvuge ngo mwami, narakijijwe sindakizwa kabiri, ariko ubuzima bwanjye bukwiriye kuberaho Kristo. Muhaguruke dusenge Imana. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari umuhanuzi utavangiye. Ushobora kuba wazanye icyifuzo gikomeye wumva kiremereye, nyamara igisubizo cyiza kiri mu bwami bw'Imana ni uko n'ubundi kizanyura mu bandi bantu. Ushobora kuba uri Yosefu hano wifuza kuzaba Prime Minister, Minisitiri w'Intebe, ariko hari inzira bizanyuramo. Ikigukwiriye ni uko waba umurobyi w'abantu, ukabera abantu umugisha. Abo bantu uzabera umugisha, muri abo bantu harimo n'umugisha wawe. Rero umuntu utazi isoko yo kubona umugisha yiruka ku mugisha, ariko iyo ushatse abantu, muri abo bantu hazamo umugisha wawe, wunguka abantu. Gutunga ibintu byinshi udafite abantu nicyo gihombo gikomeye hano ku isi. Imana ihawe icyubahiro. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Ibyiza mbona kwizera Umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye nunga, nawe yemeye
urampesha no kwinjira vuba mu mahoro. Ndagushimiye mwami, ushimiye ku rukundo rwawe rwinshi rusaga mu mutima wacu, maze tukabaho tunezeza umwami wacu waducunguye akadupfira akatwitangira. Turi imbere yawe mwami, twahindutse ubuturo bwawe buzima, ariko turishimira ko ubuzima bwacu bwa buri munsi buhamya umurimo Kristo yakoze muri twebwe. Urukundo rutunganijwe rwose ruduhereza gushira amanga, rutuma rubwoba, rukatwuzuza umunezero, rukatwuzuza ibihe byiza, rukatwuzuza umunezero ukomeye wo kudutera guhamiriza isi yose ko Kristo ari umwami, ari isoko y'urukundo no kubabarirwa kuzuye. Turagushimiye Kristo ko tukiri hano, dusengeye umuntu wese uri hano mw'aya masengesho, n'ibi bihe byiza twungukiye ahangaha byo kumenya imbaraga ziri mu rukundo rw'Imana, ko ikintu cyose tugiye gukora tuzagikorera mu rukundo, ikintu cyose tuzavuga tuzakivugira mu rukundo, maze amahoro ya Kristo agataha mu buzima bwacu. Urakoze mwami mwiza ko duhinduye isoko nziza yo kubabarirwa kwa benshi, kuko wemeye kutubera isoko y'ibyishimo, natwe ibyo byishimo tukabisangiza abandi. Urakoze mwami, turakwihaye wese mwami, turakwihaye ngo dukoreshe ibyo wishimira, maze abantu babone kamere y'ubumana muri twebwe. Ibyo dukora byose bigaragaze ko twakiriye urukundo rw'Imana. Turagushimiye mwami, turagushimiye mw'ibihe byiza uduhaye, kandi turavuze ngo ntaba ari twebwe, ahubwo ubuntu bw'Imana aba ari bwo buduhereza gushikama rwose, tudateraganwa hirya no hino, ahubwo dushikame nk'abantu bakuze mu buntu bw'Imana, dukorere mu rukundo kuko ari cyo Imana dushaka muri Kristo Yesu. Urakoze, turagushimiye kuduhaye ibyo bihe byiza kandi bya buri munsi, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haracyari ibyiringiro.